Yes, muraho neza ndabasuye rero nk'ibisanzwe ni manager wa MG5 Group ndabasuye rero nk'ibisanzwe nk'abanyamuryango bacu twagira ngo tuganire ikiganiro gitoya cyane. Witwa nde? Wowe? 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 Urakoze cyane amazina meza cyane abakobwa b'igikundiro. Rero reka mbere kuri uyu nguyu mwibarize ese ikurikira site promotion ese ni usanzwe yawe? Fashion promotion umuzenza abangaragara no mu mashusho. Yes, urakoze cyane. Ni iyihe purpose ufite muri uyu mwaka kugira ngo werekane umukozi wawe? Ndumva nshaka kubihera show. Urakoze cyane ko twakira imbere. Witwa nde handi tugiye kwitwa nde? Ukora iki? Niko mama. Urakoze cyane ni umutradition akaba agaragara no mu mashusho ya kamera. Rero igira icyo kira abakunzi bacu kandi mu gutanga none se muri mwaka uzamuye Ndumva twakora cyane nyine kugira ngo byinshi byakomeye. Yes, urakoze cyane harya wikane. Njye mfite Mutasi Jane kabisa ndumva uko bamushitaye cyane. Ese ni iki gukora muri Shanti Promotion? njye kintu muri Shanti Promotion bigaragara nyine mu mashusho ya komedi. Ni iki ibihesho ugiye guhabwa? Icyo nabahereza ni ukudukurikira nanjye ngakora cyane kugira ngo mbashimire. Urakoze cyane. Witwa nde wowe? Ya Imana leta cyane. None se buriya ukora iki muri Shanti Promotion?